Ese nashimwe cyane ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo murana Imana, ngiye kubabwira bino bintu kugira ngo mubitondere kandi mubyirinde yimwe bantu banyumva, kubera ko ikintu Satani arimo kugikoreramo cyane ikintu bita urusimbi, bino bintu bita winabet, nuvuga ngo uru n'urusimbi nyine rw'ikoranabuhanga, ariko urusimbi rurimo Satani, aho Satani aza mu bwonko bwawe akakuyobya, akakwereka yuko ibintu ugiye gukora, ugiye gutsinda, ugiye gukira utavunitse, ugiye kuba mu miliyoneri cyane, ariko ibintu byose ni tekinoloji ya Satani kugira ngo abantu benshi babigwemo. Kandi iyo umaze gukina ukaribwa ibyawe byose utangira kwiyahura, cyangwa abandi bakarwara bwake, abandi bakarwara ubundi burwayi bw'umutima n'ibindi birwara byinshi cyane bifata abantu bitewe na toroma bahura nabyo mu buzima. Rero ibi bintu birimo kwamamazwa cyane mu ikoranabuhanga, birimo kwamamazwa cyane mu basitari bakomeye cyane barimo kubyamamaza cyane, ndetse birimo kwamamazwa ndetse na leta ubwayo. Leta yacu urusimbi mu bantu, ariko leta niyo irimo ishigikiye cyane muri uru rw'ikoranabuhanga, kubera ko urwo rurasora. Ariko bantu b'Imana mumenye ko ari porogaramu ya Satani kugira ngo mubyirinde kandi mubivemo vuba.